Hello, dear students. So nowadays, some students are finding it difficult just to know how to pronounce these words. Abanyeshuri benshi muri iyi minsi biri kubakomerera just kumenya uburyo ushobora ku pronouncing aya magambo, uburyo ushobora kuyasomamo cyangwa se no kuyasobanukirwa. But today I'm going to break all of them down. Uyu munsi ngiye kuyasobanura ndetse n'uburyo tuyasoma. Hano hari ikintu gikunze gutuma abanyeshuri bacika intege mu kwiga Icyongereza, aho usanga amaze igihe kirekire yiga ariko yakigenzura akavuga uti se ubu ndi gutera imbere cyangwa se ndi gutera imbere mu Cyongereza, agasanga level yari ariho niyo akiriho, bityo bigatuma acika intege kandi nyamara buri munsi yitoza. So hano hari akandi kantu gato gashobora kugufasha kumenya ko uri ku-improvinga. Just gerageza ushireho schedule ivuga ngo maybe wenda buri munsi reka njye menya amagambo aya n'aya, menye no kuyakoresha mu nteruro, ndetse menye no kuyashira mu nkuru mu gihe wenda ndi nko guhimba agakuru. Kereka nimba utari kuri level ko wahimba agakuru, ariko ushobora kwishiraho schedule aho ushobora kujya ufata wenda nk'amagambo nk'icumi ku munsi cyangwa se amagambo 5 ku munsi, ukiga no kuyakoresha mu nteruro ndetse ukiga no kuyavuga. Just ukimagina nko muri situation waba uri kuyavugamo, ukaba wakivugisha wenyine mu gihe nta bandi bantu ufite muvugana. Gusa kwinjira muri groupe yacu ni ubuntu, ushobora kuza ukavugana na bagenzi bawe. Just ari amagambo wiga, gerageza ushaka uburyo yakoresha no mu kuvuga. Nutayakoresha mu buryo bwo kuvuga still bizarangira uyibagiwe, ndetse unabone yuko utari ku-improvinga, ubone yuko utari gutera imbere mu kuvuga Icyongereza kwawe. Gusa nimba wenda nko ku munsi wemeje yuko uzajya ufata nk'amagambo 10 ku munsi cyangwa se amagambo 5 ku munsi, ukamenya kuyashira mu nteruro, ukiga no kwitoza kuyavuga, icyo gihe bizagufasha kumenya yuko uri ku-improvinga, kuko uzamenya ko hari ibintu bishyashya uri kugenda wakira. Ibyo nyine ni ibintu bizaza direct, ugatubibona. Just nimba buri munsi ufata nk'ayo magambo 5 cyangwa se amagambo 10 buri munsi ukiga kuyakoresha mu nteruro, ndetse ugashaka uburyo unayashira mu kuba uri kuganira na bagenzi bawe. Wenda nk'abantu baba muri groupe yacu nkunze kubona ko bakunze kuganira, mwabira biganiro mugirana, ujye ushaka uburyo ayo magambo wize uri buze kuyakoresha, kuko nutayakoresha mu kuvuga bizarangira uyibagiwe. Byo kimwe n'aya magambo nanga tugiye kwiga uyu munsi, nutiga kuyakoresha mu gihe uri kuganira na bagenzi bawe still bizarangira bibaye imfabusa. So mbibutse ko turi kwigisha Icyongereza cyo kuvuga mu buryo bwiza kandi bworoshye, aho dufasha abanyeshuri kuvuga Icyongereza bakumva barushijeho gukunda Icyongereza, bitewe n'uko just uri kwiga ariko uri kubona n'uburyo ibyo bintu uri kwiga ushobora kubikoresha mu kiganiro gisanzwe. Nimba wize ibintu tukakwereka n'uburyo ushobora kubikoresha uri kuganira n'abandi. So nimba nawe koko ushaka kwiga, nyandikira kuri izi nimero uze dutangire twiga n'Icyongereza cyo kuvuga. Tudatinze rero reka dutangire kuri iri jambo ari ryo thought. Thought. Iyi thought ni past tense ya verb to think, gutekereza. Gusa iyi ngiyi iri muri past, gutekereza. I thought you were at school. Natekereje ko cyangwa se natekereje ko uri ku ishuri. Ushobora no kuvuga ngo nari nzi ko uri ku ishuri. Ushaka kuvuga ngo nari nzi ko uri ku ishuri, ushobora kuvuga ngo I thought you were at school. Nari nzi ko uri ku ishuri cyangwa se natekereje ko uri ku ishuri. Kabiri, that is a good thought. Ishobora gukoreshwa nka noun. Thought, igitekerezo. That is a good thought. Icyo ni igitekerezo cyiza. That is a good thought. Icyo ni igitekerezo cyiza. Hano dufite though. Ni ukuvuga ngo iyi though ni kimwe na although cyangwa se however. Ni ukuvuga ngo though it was raining, we played football. Ni ukuvuga ngo though nubwo it was raining, nubwo imvura yari kugwa, we played football, twakinnye umupira w'amaguru. Nubwo though dusoma though. Kabiri, she smiled, yaramwenyuye. Though she was tired, nubwo yarananiwe ariko yaramwenyuye.
She smiled. Yaramwenyuye though she was tired. Yaramwenyuye nubwo yari ananiwe. Through. Through. We walked through the forest. Ni ukuvuga ngo twanyuze mu ishyamba. Gusa twarinyuzemo n'amaguru. Twari turi kugenda n'amaguru. We walked through the forest. Ni ukuvuga ngo dukuyemo iyi through twasigarana we walked the forest. Cyangwa se reka tuvuge ngo we walked in the forest. Twagiye mu ishyamba n'amaguru. Ariko iyi through iri kugaragaza kunyura ko twayinyuzemo. Kunyura. We walked through the forest. Twanyuze mu ishyamba n'amaguru. The train ni gari ya moshi. The train, gari ya moshi, went through, yanyuze the tunnel. Tunnel ni iyi ngiyi. Maybe ko abantu benshi bayizi. Iyi niyo twita tunnel. Ni ukuvuga ngo the train went through the tunnel. Ni ukuvuga ngo gari ya moshi yanyuze, went through the tunnel, yanyuze muri tunnel. Dufite throughout. Ni ukuvuga ngo iyi throughout ni kimwe na during. Tuyikoresha tuvuga mu gihe. Like wenda nk'abanyeshuri bakunze kugira break cyangwa se abantu bakunze kugira lunch time. Iyo tuvuze mu gihe tuba tuvuga igihe icyo kintu cyatangire kugera gisoje. Wenda iyo tuvuze mu gihe cya break, wenda se mugira break y'iminota 15. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze during tuba tuvuze muri icyo gihe, guhera iyo minota 15 itangiye kugera irangiye. Muri icyo gihe cy'iyo minota 15, during, muri icyo gihe, mu gihe, ari nayo ni throughout, mu gihe, muri icyo gihe. Cyangwa se umuntu ufata maybe bahereza lunch time, bakakubwira ngo lunch time yawe cyangwa se igihe umara muri lunch wenda ni isaha imwe. Icyo gihe cyose cy'isaha imwe, like iyo tuvuze mu gihe uraba uri muri lunch, during cyangwa se throughout the lunch, mu gihe cy'iyo saha yose imwe, guhera iyo saha itangiye kugera irangiye, mu gihe. Okay, wenda katubirebe mu rugero. Dushobora kuvuga ngo it rained throughout the day. Ubwo iyo mvuze the day, mvuze throughout the day, ni umunsi wose, guhera umunsi utangiye kugera urangiye. Ni ukuvuga ngo imvura yaguye umunsi wose. Throughout the day, imvura yaguye umunsi wose, guhera umunsi utangiye kugera urangiye. She worked hard throughout the year. Ni ukuvuga ngo yakoze cyane umwaka wose, guhera umwaka utangiye kugera urangiye, mu gihe cy'umwaka wose. Yakoze cyane mu gihe cy'umwaka wose, cyangwa se yakoze cyane mu mwaka wose. Tough, gikomeye, ni kimwe na difficult, gikomeye. The exam was tough. Ikizami cyari gikomeye. The exam was tough. Ikizami cyari gikomeye. This meat is tough to eat. Iyi nyama, meat, this meat, inyama irakomeye kwirya. This meat is tough to eat. Iyi nyama irakomeye kwirya. Hari ukuntu bajya bateka inyama ntibazihishe neza. Waba uri kwirya rwose ukumva uri kurwana nayo. Iyo nyama, this meat is tough to eat. Iyi nyama irakomeye kwirya. Iyi thorough ni nko kuvuga gikozwe neza mu buryo bwuzuye. Ni ukuvuga ngo he did a thorough job. Ni ukuvuga ngo yakoze akazi neza mu buryo bwuzuye. Arakarangiza, yagakoze neza mu buryo bwuzuye. He did a thorough job. Yakoze akazi neza mu buryo bwuzuye. The police made a thorough investigation. The police made a thorough investigation. Ni ukuvuga ngo polisi yakoze
iperereza ryuzuye, yakoze iperereza neza kandi ryuzuye. Taught ni past tense of verb to teach, kwigisha. Iyi taught iri muri past, ni ukuvuga ngo my father taught me to drive, ni ukuvuga ngo papa wanjye yanyigishije gutwara. My father taught me to drive, papa wanjye yanyigishije gutwara. She taught English for 5 years, yigishije icyongereza cyangwa se yamaze imyaka 5 yigisha icyongereza, yamaze imyaka 5 yigisha icyongereza. She taught English for 5 years, yamaze imyaka 5 yigisha icyongereza. Hano dufite bought. Bought ni past tense ya verb to buy, kugura. Ni ukuvuga ngo I bought a new phone. I bought a new phone. Naguze telefone nshya. She bought a dress yesterday. Ni ukuvuga ngo she bought, yaguze a dress, yaguze ikanzu ejo hashize. She bought a dress yesterday. Dufite brought. Brought nayo ni past tense ya verb to bring, kuzana, to bring. She brought, I forgot to add t. Okay. She brought her notebook. Yazanye ikaye. She brought her notebook. Mbibutsa yuko notebook ari ikaye, then book nicyo gitabo. My mother brought food home. Ni ukuvuga ngo mama wanjye yazanye ibiryo mu rugo. My mother brought food home. Mama wanjye yazanye ibiryo mu rugo. Fought, kurwana. Fought ni ukuvuga ngo iyi nayo ni past tense ya verb to fight, kurwana, to fight. Gusoma fought. The two boys fought yesterday. Ni ukuvuga ngo abahungu babiri bararwanye ejo hashize. The two boys fought yesterday. Abahungu babiri bararwanye ejo hashize. Soldiers fought for their country. Soldiers fought for their country. Ni ukuvuga ngo abasirikare barwaniye igihugu cyabo. Fought for their country. Iyi ought tuyikoresha tugira inama, ni kimwe na should, tugira inama. Ni ukuvuga ngo you ought to study harder. You ought, ukwiriye kwiga cyane birushijeho. Hari aho uzumva bavuga ngo you ought to study hard. Hano none twashizeho harder. Hari aho uzavuga ngo uzumva bavuga ngo study hard, gusa hano bari kuvuga ngo study harder. Ese bitandukaniye hehe? So n'ubundi ni rya somo tuziga rya comparative. Ni ukuvuga ngo uzumva abantu bavuga uti harder, hardest. Iyo tuvuze ngo you ought to study hard, ntituvuge harder, tukavuga hard, tuvuze ngo ukwiye kwiga cyane. Ariko iyo dukoresheje iyi harder, tuvuze ngo ukwiye kwiga cyane kurusha uko wabikoraga mbere. She ought to apologize. She ought to apologize. Ni ukuvuga ngo akwiye gusaba imbabazi. She ought to apologize. Akwiye gusaba imbabazi. Drought. Iyi drought ni amapfa. Muri cya gihe nta zuba riba rihari, hari akavura gakeya nako. Ni ukuvuga ngo ni igihe haba hari imvura nkeya cyane ishoboka, cyangwa se nta mvura ihari mu gihe cy'amapfa. So the drought killed many crops. Ni ukuvuga ngo igihe cy'amapfa cyishe ibimera byinshi. The river became smaller during the drought. Ni ukuvuga ngo iriba ryabaye ritoya cyane kurushaho mu gihe cy'amapfa. Salt
Iyi nayo ni past cyangwa se ni past tense ya verb to seek, gushaka, look for, to look for. Ni ukuvuga ngo she sought a better job, a better job. Ushobora kwibaza ese a better job bitandukaniye na a good job. Ni bya bindi navuze bya comparative, aho tuvuga good, better, best. Ni ukuvuga ngo she sought a better job, ni ukuvuga ngo yashatse akazi keza kurushaho. Uko biri kose hari akandi yakoraga mbere, gusa yashatse akazi keza kurushaho. Hano dushizemo good job, twaba tuvuze ko yashatse akazi keza, gusa kubera ko dushizemo better bise biba keza kurushaho, keza kurusha ko yakoraga mbere. The company sought new customers, ni ukuvuga ngo company yashatse abakiriya bashya. Company yashatse abakiriya bashya. Nibutse yuko nutitoza kuvuga ibi ntacyo bizakumarira. Okay, uraza ubyige birangire, gusa nutitoza kuvuga ntacyo bizakumarira. Nibutse yuko iri somo ryacu ari aha rirangiriye, reka duhurire mu yandi masomo ari imbere. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse na like nimba iri somo ryagufashije. Thank you for watching.